Inshuti za BCBC Bahire Cyubahiro, uyu munsi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2023 dutangije ikiganiro cy'akakyera. Uyu munsi turabagezaho akakyera, ariko akakyera katari akakyera cyane, kubera yuko tugaruka ku iraswa ry'indege y'uwari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Nk'uko iyo nkuru tugezwaho mu buhamya bw'ababihagazeho, ubu tukaba twitabaza umugabo nyakwigendera Ruzibiza Abdul Joshua, avuga uko byagenze kubera ko yari ahibereye, ari ndetse mu bantu bari bashinzwe umutekano w'ahagomba kurasirwa iyo ndege. Muri make rero, uyu mugabo yari ari mu bantu bagomba kurasa indege ya nyakwigendera Juvenal Habyarimana hariya ku kibuga cy'indege Gregoire Kayibanda i Kanombe. Tuzi neza yuko hari abantu bamwe babashije gusoma igitabo cy'ubuhamya bwa Abdul Ruzibiza, ariko ko hari n'abandi benshi batabashije kugisoma. Ntabwo turi bujye mu gusoma icyo gitabo, ahubwo turitabaza amajwi ya Abdul Ruzibiza avugana n'abanyamakuru. Ikiganiro kitagikunze kuboneka, ariko twebwe tukaba twarabashije kukibika mu rwego rw'amateka, kugira ngo abariho n'abazaza bazakomeze kumva ibintu uko byagiye bigenda mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka rero duhe ijambo umunyamakuru tugezeho ibyo yabajije bwana Ruzibiza Joshua Abdul. Mwamutse mwese inshuti y'ijwi ry'Amerika, rya Focus ifasha ababasuhuza. Ibiganiro byacu biratangiye uyu munsi. Kuri gahunda y'ibiganiro twakuyeho amatangazo, twabateguriye aho ikiganiro cy'amateka kirekire kera habayeho. Ikiganiro kiri bwibande ku myaka 10 ishize itsembabwoko n'itsembatsemba bibaye mu Rwanda. Turahera rero kuri kera habayeho. Kera habayeho. Mwaramukanye Imana mwese inshuti za kera habayeho. Muri kera habayeho ya none turagaruka ku itsembabwoko ryabaye mu Rwanda. Mwese murabizi ko imyaka 10 irangiye iryo tsembabwoko ribaye. Ingaruka zaryo zabaye nyinshi, abantu ibihumbi amagana n'amagana bariguyemo, abandi bagera kuri miliyoni 2 barahunga, abandi ibihumbi bisaga 100 bararifungirwa, bamwe ndetse bagwa muri gereza batarashobora kuburana. Abagize Imana bakarokoka itsembabwoko basigaye iheruheru. Utarasenyiwe yarasahuwe, utariciwe abana yiciwe umugabo cyangwa umugore, umuvandimwe, umubyeyi cyangwa inshuti. Hari abasigaye ari ibinege kandi bari bafite imiryango itubutse. Abana b'ibitambambuga nabo basigaye barera barumuna babo. Bamwe bafashwe ku ngufu, abandi bicwa urubozo. Bamwe bategetswe kwica inshuti zabo kugira ngo bakize ayabo magara. Mbega nta magambo yo kuvuga ibyabaye byose icyo gihe umuntu yabona adakomerekeje abarokotse. Ibyo byose byabaye amahanga arebera, asigana, atinya ndetse no gukoresha ijambo jenoside, itsembabwoko, watavaho atabara bicwaga mu Rwanda nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya. Ubwo bwicanyi bwarangiye ari uko FPR ishoboye kumenesha ingabo za guverinoma y'abatabazi mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1994. Kuki amahanga yarebereye abantu barimo bapfa mu Rwanda buri munsi, itsembabwoko rikarinda rirangira ntacyo akoze? Kuki ingabo z'umuryango w'abibumbye minwari ya kabiri zitemerewe gutabara mu Rwanda abantu batarashira? Ese ubundi impamvu za jenoside ni izihe? Iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana tariki 3 z'ukwa kane 1994 kuko bamwe babivuga, cyangwa se ubwicanyi bwaba bwarateguwe na mbere yaho nk'uko abandi babyemeza? Ubundi se iyo ndege yarashwe nande? Ese iyo Perezida Habyarimana atagwa muri iyo ndege, aho yari kwemera gusangira ubutegetsi na FPR nk'uko amasezerano yarusha biteganyaga, ku buryo intambara itari kongera kurota abanyarwanda basaga 800 bayigwemo n'ubundi?
mu gushakira ibyo bibazo byose ibisubizo nifashishije ibiganiro nagiranye na bwana Abdul Ruzibiza wahoze mu ngabo za FPR mu Rwanda, akaba yemeza ko indege ya Habyarimana yarashwe na FPR kandi ko yarashwe areba. Nifashishije kandi n'ikiganiro nagiranye na bwana Charles Murigande, umutegetsi mukuru mu ishyaka FPR, wemeza ko iraswa ry'indege ya Habyarimana atari ryateye jenoside kandi ko FPR atari yarashe iyo ndege. Nanifashishije kandi inyandiko zandikwaga mu binyamakuru bya hirya no hino ku isi mu gihe cy'itsembabwoko mu Rwanda, inyandiko zisobanura igituma amahanga ataratabaye mu Rwanda uko yagombaga. Ibisobanuro birambuye turabitangira mu kanya. Duhere ku kiganiro nagiranye na Abdul Ruzibiza, umusirikari wahoze mu ngabo za APR, wemeza ko indege ya Habyarimana yarashwe areba. Arabanza atwibwire neza. Nk'uko bivuze nitwa Ruzibiza Abdul. Abdul ni izina ry'itazirano niswe mu izina rya kode gaciye hose aho yarwanye, ko yabayeho kuzageza umunsi nahungiyeho nyine. Wari ufite repeti? Tuba mu gisirikare cy'u Rwanda mpuzamahanga ifite ipeti ya leta. Nimero matricule? Ifite matricule OP, bivuze officier patriotique, 1920. Muri batayo ya 9 haringira ngo? Nahunze ndi muri batayo ya 9 ariko ndi mu mahugurwa. Iyo twakoraga amahugurwa twabarirwaga ahantu tumwe tuyakorera. Icyo gihe nabarirwaga mu ishuri ryitwaga Rwanda Military Academy riri igakoma Bugesera. Twagomba kugeza amahugurwa kujya kudusubiza mu unité yacu cyangwa bakadushyira mu icyo dini nshyashya. Twagomba gukorwa na batayo zacu igihe tujye ku mahugurwa na brigade nabagamo ya 201 Gabyumba. Nuko nabarwaga cyane. Ruzibiza rero uravugwa cyane muri raporo y'umufaransa y'umucamanza w'umufaransa Bruegel ko uri mu bantu bazi neza ukuntu indege yarimo Perezida Habyarimana Juvenal yahanuwe tariki 6 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 1994. Ndagira ngo wongere ubisobanurire neza, wongere ubitwibutse. Mu by'ukuri nk'uko bivuze ibintu byaravuzwe cyane kandi nanjye nagize uruhare rukomeye mu gutanga ubuhamya ku byabaye iki gihe. Numva ndetse n'uburyo byavuzwe mu rwego rw'itangazamakuru byari bihagije kuko ibisigaye n'ibimenyetso bigenewe ubucamanza. Nkomeza no kumva yuko bakunda kuvuga amagambo menshi ku bijyanye n'iyo ndege. Hari igihe abantu bazibaza yuko amakuru avugwa n'abacamanza yava mu binyamakuru, kuko n'ibyo birego cyane cyane bikunda kuvuga yuko ibintu bimwe bivugwa ibyo abantu bagiye barabuza mu binyamakuru hirya no hino. Cy'ukuri ni uko indege yarashwe hatangwa amategeko na Kagame, irashwe n'umusirikare witwa Nziza Frank, ni kapitene muri Tutelle de Republicaine uyu munsi, ni nawe ushinzwe imbunda z'ibitaro medapui cyangwa se za musade cyangwa se support weapons muri Republika ya Kigali. Akaba ari umusirikare kabuhariwe mu gukoresha misile yagiye mu gihugu cy'Ubugande cy'umusirikare waho yabanje kuba ahantu hitwa muri headquarters. Akaba ni nawe musirikare wenyine wambutse mu Rwanda azi gukoresha ubwoko bwa misile ya SA-16. niwe wenyine nzi wambutse azi gukoresha iyo mbunda, abasore bose bayivize inyuma. Uretse ko yarashe ubwa kabiri kuko we yari umuhanga, yahinduye ko hambere naramuka yihushije yari uyirasa neza, witwaga Eric Hakizimana Kaporari, nawe afite ipeti rya leta, nawe akora muri DMA ya gisirikare y'u Rwanda. Niwe warashe imbere ya Seboba y'iburyo, yayihamye neza, hanyuma nziza wari yasayirangiza. Nk'uko byagenze. Igituma abantu bakomeza kugarukaho ariko ni uko uvuga ko wabibonye, ku buryo abantu bibaza neza uruhare rwawe nyarwo ari uruhe muri ibyo bintu. Uruhare rwanjye ni uruhare rwo kuguperereza, uruhare rwo kuneka ibintu bizakorerwa, uruhare rwo kuharinda, kuko indege yarasiwe mu murima w'umuturage, irashyirwa ahantu hatuwe n'abaturage mu nkengero zaho, irashyirwa ahantu hari impungenge y'uko abantu bashobora kuba bahavogera mu gihe n'indege itararaswa. Hagomba kuba ahantu harinze rero, ufungutse twose tuhaza kandi bahazi neza, basuzumye, bahaperereje, bahazi abana kavukira mu Rwanda. Rero ndi umunyabugesera ariko nawe ni umujyi wa Kigali, nubwo nakuriye mu Burundi mpiga ariko nataha mu Rwanda buri gihe. Igihe cyose umujyi wa Kigali baba bamurereramo ku buryo nari impamvu cyangwa turi kumwe n'Abafurika nabo bahazi kundusha nabo. Twe rero uruhare rwacu rwagarukiye mu kumenya ako gace n'ibizahakorerwa, nubwo twabimenye inyuma rwose, ariko uruhare twagize twarabibonye n'amaso yacu
kuko barasaga kutwe turi kumwe. iyo uvuze ngo mwari muri kumwe uravuga ko mwari mwenda nko muri metero nk'icumi nk'eshanu yaho izo misile zari ziri? Kuko metero icumi zaba ari nkeya, nko muri reyo metero 25 wazungurutse utuye kuko utuye twese twinshi, utuye duce mu mirima y'abaturage mu mutuye turi mu tuye tw'ibirenge, twabaga twirinda ikintu cyose cyatuma hari umuturage waza kubona akahagwa akaba yakwiruka. Mbega mwagomba kuhazenguruka hose kugira ngo hatagira umuntu uhagera? Twagomba kuhazunguruka kugira ngo hatagira umuntu uhagera. Ntabwo twazanye n'abantu bazanye imisiri zazanye na kamyoneti ihagarika abahungu bazirasa n'umwe wari warinze ko ntambara, bahagarika ahantu irakatisubirayo. Umusore witwaga Didiye ajya kwikorera patrouille umuhanda wose, akajya akabuga agasubira i Remera, agasubira akabuga agasubira i Remera, agenda agaruka kuri indege asubira yirukanka bafata aragenda. Twese twahageze n'amamoto, abandi bahageze n'ibirenge, twese turahegera turigendera. Ikintu rero abantu bakomeje kwibaza ukuntu mwashoboye, ndavuga wowe nabo ngabo bandi bayirashe, nabo bandi abaje n'ikamyoneti, nabo mwageze n'amamoto, n'abandi bageze n'amaguru, ukuntu mwashoboye kuhagera aho hantu, kubera ko ngira ngo niba ntibeshya hari muri zo n'ingabo za guverinoma y'u Rwanda. Icyo ni ikinyoma gikabije cyane uko turi tuzi umujyi n'uko nkuzi ubu ngubu n'uko tubona ingabo za Byimana n'uko tubona akajagari kose zirimo, mu by'ukuri ziri ahantu hake cyane, zari mu bigo byazo, zari ku kibuga cy'indege. Abasirikare b'indege Byimana baza bakora udupaturi mu bantu two mu kajagari ka Kanamba ya Nyarugunga, aho bakora utuntu tw'udupaturi inyuma y'urugo rwiwe, akora mu gihe ahantu twase ahantu iyi ndege yarasiwe. Iki ni ikinyoma, nta musirikare wari nta muntu ukora iperereza amezi arenze 2. Nta muntu n'umwe wigeze abafasha ku ruhande rw'u Rwanda, nk'umusirikare cyangwa nk'umutetsi cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose. wenda nk'umusirikari cyangwa se umuntu ukomeye wenda arashoboraga kubabwira aho mwanyura kugira ngo mutaza guhura n'abasirikare b'u Rwanda? Uzibuze ko guhura ahubwo uvuye hehe? Nabo ubwabo ni ikintu cyabatunguye cyane, n'ibintu bakubise kandi niba batazi niba wayirashe yaturutse mu muntu ari Gahanga, batazi niba yaturutse mu muntu ari Kabuga, batazi niba yaciye umuhanda wose wa kaburimbo, batazi niba yaciye niba uzi umujyi wa Kigali neza ngira ngo urumva aho n'uruvugo ntakeye. Ntabwo umuntu yaba ari arinze ku kibuga cy'indege ngo ahite yibaza ko umuntu urashe indege ari gufata umuhanda wa Remera ngo ajye kuri Senide. Rwose ntabwo twebwe, kandi ikindi cyo abantu twitanga n'abatekinisiye rero bitwa abamambure ba network, twakoraga ibintu rimwe na rimwe harimo na risike twemera ko binabaye gutyo twebwe Rwanda nta kubona igihe tuma bagenda bafite izo mbunda. Ndagira ngo tugaruke ku muza ko ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 nimugoroba ubwo indege ya Habyarimana yaraswaga. Ndagira ngo niba bishoboka undondorere neza wenda uhereye nko ku isaha mbere y'uko indege iraswa n'isaha nyuma y'uko iraswa, wowe wari hehe, warimo gukora iki? Amategeko yo kurasa indege ubundi yari yatanzwe umunsi umwe mbere y'icyo gihe, umunsi umwe mbere yaho ndavuga itariki 5. uwo munsi Habyarimana yaragiye muri Zaire, yagiye kubana na Muntu, sinzi aho bavuga ntabyo namenya, akagaruka i Kigali ndetse bakajya bakajya Dar es Salaam mu nama cyangwa se Arusha bigeze muri Tanzania. Hanyuma aragenda haza kuza kuba amakosa yo gukomeretsa amasaha, kugendera amasaha y'u Rwanda, amasaha yo muri Zaire. Twese tuzi ko kinana kuza kuza bwije hagera ku manywa y'ihangu, nta ubasha kurasa indege, ariko mu by'ukuri agomba kwishora itariki 5. Ku itariki ya 6 rero nabwo habonetse indi mpamvu ituma asohoka umugambi gumare wawo wundi cyo ubasohotse, aho tugeze amahirwe yasatinze ku buryo naza kuzatinze ibyo tuzono yaso. Uri kuri umugambi ukurikiranye ku minsi 2 ikurikirana, hanyuma ibyabanije amasaha yaho mbere na nyuma, cyambaye nando ku itariki 5 saa 11 senze yarafunzwe. Abasivili bose barirukanwa, Kayonga ategeka ko nta musivili wongera kuza kwinjiramo, kandi bamaze gusaba bane wabo, abantu b'abatutsi n'abanyamuryango baza kwisubira abantu. Kayonga ategeka ngo ntagire umututsi cyangwa umusivili uzongera kwinjira muri CND, hato ibyo dukora hatazagira uko twahishamo n'abatutsi ku gitutsi kigiye gukora, bahita bafunga CND. Ubwo ndabwo hehe ku itariki 5. Itariki 6 ku manywa hiriwe nta muntu ushobora kubona ikintu kiriho, nta ushobora gukeka n'ikintu kiri bube, ariko bigeze nimugoroba saa 11 abasirikare bose bashyira kuri standby, bati umusirikare wese ku ndaki n'abantu bakarisbaga muri bare n'abarimo barya n'abajya batatu mwese mujye mu myobo yanyu. Ahasigaye amakijya muri etage hejuru, aho ngo ntabwo nari mpagaze ngiye kugera koreka mu mujyi hanze, hano mukunda guhura n'abagenzi banjye bari basigayemo, kuko indege imaze kuba twagarutse mu zindi twese. Hanyuma
abagiye ku kazi twe kuva mu saa 12 twaciye ahantu tujya gufata amagerenade n'imbunda kugira ngo tujye kurindisha ahantu impamvu tuzeranaga mu mujyi mutuzerana rya kasi niko mutuzerana n'imbunda ahantu hose hanyuma turagenda tujya ahantu tuharinda imisi imaze kuba ko byagomba gukorwa itwara abantu yazanye abandi buriya za moto twese feri ya mbere cyari muri senete imisi y'amasaha ebyiri isaha igize nijoro iminota 25 hafi 26 mu buryo byageze iminota 40 twese twageze muri senete mbese iminota 13 nyuma cyangwa 15 twese twageze muri senete hanyuma indege imaze kuraswa ingabo za Imana zasa mu kirere amasasa y'amateresha yaka mu kirere arakaye ugerageza baturika ntabwo twumva kina ntabwo biteye kuko ntawe ruzi ukuntu biri bukorwe ntawe ruzi ndetse ucyo dutaha ntawe ruzi uko biri bugende twisura muri senete iminsi mikuru iratangira abantu batangiye barabyina batangiye kwinywera inzoga sinzi amatelefone batangiye kwitaba iri kuri za boîte Amerika ngira ngo barahamagaye abantu batangiye gukora iminsi mikuru inkuru itaha ku murindi batanga amategeko abazika bose bahita bondo bakafata inzira bagende kuko se hajya ese mbaje isaha mbere n'isaha nyuma n'umuntu kugenda mbona abivuga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni kera habayeho uyu munsi twaganiriye ku itsembabwoko ryo mu Rwanda by'umwihariko twibanze ku iraswa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana tariki 6 z'ukwa kane mu mwaka wa 1994 mu kanya twumvaga Bwana Abdul Ruzibiza asobanura ukuntu iyo ndege yarashwe ukuntu amategeko yo kurasa iyo ndege yari yatanzwe na Paul Kagame ubwe uyobora u Rwanda Negere rero Bwana Shari Murigande umwe mu bategetsi bakuru muri FPR kugira ngo agire icyo ambwira kuri ibyo byose Shari Murigande avuga ko iraswa ry'indege ya Habyarimana atari ryo ryateje itsembabwoko mu Rwanda kandi ko iyo ndege itarashwe na FPR reka tumutege amatwi ndagira ngo mbanze mvugane nawe nk'umunyarwanda rwose ko kasigiye kuba umuzungu nk'abandi bazungu ubwo ugiye kuvuga ko intandaro y'urupfu rw'abatutsi mu Rwanda ari ukuraswa kw'indege ya Habyarimana ese abatutsi bapfuye muri 59 hari harashwe indege ya Habyarimana bapfuye muri 61 na 73 hari hapfuye perezida wushi muri 90 abapfuye mu Mutara bitaga Bahima icyo gihe bapfuye abagogwe bishwe muri 91 abapfuye muri za Bugesera muri 92 abapfaga Gikondo hariya wari utuye fokasi kuko ruhatuye uhazi mu kwezi kwa kabiri no mu kwezi kwa gatatu indege ya Habyarimana yari irashwe n'iyi uzi ko abantu bagira barya bakibagiza ukuri kw'ibintu ariko noneho reka ngaruke kuri iyo ndege icyo nashaka kuvuga mvuga ibyo ngibyo twari kugira ngo nkubwire ko jenoside ntatewe n'indege ya Habyarimana rwose umuntu w'umunyarwanda uzi ubwenge ureba ibintu yarakwiye kubivana mu kanwa ke kuko na mbere y'uko indege iraswa abatutsi barapfa kandi ntabwo iyo ndege yarashwe ngo noneho abateguye jenoside babone kugura imipanga mu Bushinwa ntabwo iyo ndege yarashwe ngo babone kugura radiyo ya RTRM ihamagarira abantu kwicwa ntabwo indege yarashwe ngo babone gushyiraho za kangura zirirwaga zisaba abantu kwica abandi nagira ngo rwose ibyo bisobanukire buri munyarwanda wese kandi ndakwinginze ibi ngibi uzabishyire kuri radiyo abavuga ibyo ngibyo Bwana Murigande n'abaciye mu buryo muvuga bavuga ibyo ngibyo babihera baravuga bati nta kuntu ibishoboka ntabwo abahutu cyangwa se interahamwe zishe abatutsi muri jenoside zari kurota mu gitondo nta kintu cyabaye nta mbarutso yabaye nta kintu na kimwe cyabaye ngo zihaguruke zijye kwica abantu gutyo gusa kubera ko zikunda kwica ndakubaza abavuga ibyo ngibyo babaza abicaga aho hantu hose imbarutso yari yabaye yari iyi muri 73 bica abantu babata muri za Nyabarongo abandi bagahunga niyo mbarutso yari ibaye fokasi ariko reka noneho tuvuge ko iyo
imbarutso ari iyo ndege ya Habyarimana. Nagira ngo nkubwire ko FPR itarashe iyo ndege, Kagame muvuga nta amategeko yigeze atanga yo kurasa iyo ndege. Ikindi kandi niyo iza kuraswa, sinumva ko ibyo byari bihagije kugira ngo abantu bicane kuriya bicanye. Niba bifuza ko hari ikintu cyabagabanyiriza icyaha, icyo ngicyo kiteze kuzabagabanyiriza icyaha. Ntabwo ari mu Rwanda honyine hari hapfuye perezida wa repubulika, amaze gupfa abaperezida ba repubulika hirya no hino, ariko ntibijya bikurikiranwa n'iyicwa ry'abantu kariya kageni. Abantu bakwiriye kwirebamo ibyaha bakoze, bakaba ari byo batabira imbabazi, bashaka impamvu yabagabanyiriza icyaha ayiriho. Ku iraswa ry'iyo ndege ariko hari ubuhamya bw'umugabo witwa Abdul Ruzibiza, avuga ko anitwa Venuste na Josué, ari n'amazina yose yemera ko yakoreshaga, uvuga ko iyo umuntu yatangiye kwiyita amazina nk'ay'inkanda uhita umenya na personalite ye, ariko komeza. Ibyo ari byo byose impamvu z'ayo mazina zarazisobanura, ariko ibyo byose avuga ko yari umusirikari muri FPR, akaba yaravuye mu Rwanda mu mwaka w'2001 ahunga, ariko indege iraswa avuga ko yari hafi y'aho yarasiwe muri metero zitagera kuri 20, kandi ko azi n'abayirashe yababonye, yari ahari kubera ko ngo yari ashinzwe gucunga umutekano wa perimetre y'aho barasiye indege. Yari agomba kuba arimo gucunga umutekano hirya hafi y'aho ngaho kugira ngo hatagira umuntu uhagera, hatagira umuturage uhayobera cyangwa ikindi kintu. Akavuga n'amazina y'abantu barashe iyo ndege. Uwo mugabo yari mu gisirikare, mwemera ko yari mu gisirikari cyangwa muramuzi, mwaramwumvishe? Ukuri ko ni ukuri. Ntabwo nigeze mba mu gisirikare cya FPR, ariko abakibayemo baramuzi. Uwo mugabo Abdul Ruzibiza yinjiye mu gisirikare cya FPR muri 1991, yakijemo aho babaga mu Bugesera, aca i Burundi, aza kugenda Tanzania, aza kugera aho ajya mu gisirikare. Imirimo yakoze mu gisirikare yakozemo nk'umwefimiye cyangwa se abantu bavura abantu bakomeretse. Uwa Abdul abantu bose babanye nabo baramuzi. Nigeze agera muri Kigali muri 1994 na 1995, yari ari muri bataillon ya 57 yari ibyumba, aza kuvamo ajya muri bataillon ya 9 muri Ruhengeri. Ni naho yaje guhindurirwa imirimo, aba ibyo bita admin, umuntu ushinzwe ibintu by'ibiryo no guhemba abasirikare. Hanyuma aza kwiba amafaranga agera kuri 3 miliyoni, arafatwa, acirwa urubanza, arafungwa, aza gutoroka ajya muri Uganda. Yagiye muri cya gihe twari dufitanye umubano utari mwiza na Uganda, kugira ngo icyo gihe niho abantu bakorana n'inzego z'ubutasi bamushyize, bamweretse abasirikare b'Abafaransa bakorera umuryango ushinzwe iperereza witwa DGSE. ngira ngo urabizi umubano wacu n'Abafaransa nawo nibwo bwumvikanye iyo marshe y'uko yagira ibyo yiyemeza, hanyuma bikabafasha ngo kureba uburyo bazasenya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubwo banamwemerera bamutwara muri Norvege, ariko bakajya bamuzana muri DGSE. Ibyo ni ibintu bizwi rwose. Cyakora ubundi abo bantu bavuga ibyo, niba barabonye uwarashe bahereye kuri uwo nguwo, bakaba aribo bafata bakaba bamufunze, bakamukurikirana, noneho bakazabona uko bazamuka bagera ku bandi, iyo baza kuba ari abantu bashaka ukuri. Icyo ni ikibazo cyiza umuntu ashobora kwibaza. Nanakibajije Ruzibiza ambwira yuko ngo we yumva nta ruhare abifitemo, ko atarashe indege, usanga ari hafi yabo, kandi agomba no kwisobanura. Ariko tugarutse kuri iyo ndege, arongera akavuga ariko ahandi avuga ko ngo yari ari mu bantu bashinzwe kuyirasa. Ubwo rero icyari cyamujyanye aho ngaho ntagisobanura, nyine igihe hazaboneka abantu bashaka ukuri kose. Ariko arongera akavugamo abandi basirikare babiri abavuga ko barashe indege. Avugamo uwitwa Nziza Frank, ubu ngubu umukapitene mu ba Garde Républicaine. Akavugamo n'undi witwa ngira ngo Eric Hakizimana,
avugamo undi witwa Eric Hakizimana ubu ngubu gukora muri DMI. Abo basirikari bo bariho ubu ngubu ntabwo bari kubeshya, bariho barakora mu gisirikari cyo Rwanda no muri DMI. abo ntabwo nzi rwose, nta muntu uzi witwa Ruzibiza Abdul ukora muri garde républicaine, kuko garde républicaine abenshi turabazi nibo baturinda, akaba ahetse umuntu n'uwo Eric Hakizimana nawe. Okay, none icyo abantu bakomeza kwibaza ariko n'ubwo bavuga bati kuki nta nketi muri FPR nk'ishyaka ryari ku butegetsi nubwo yari risangiye n'andi mashyaka ubutegetsi, kuki guverinoma ya FPR yari huriyeho n'andi mashyaka nta nketi n'imwe mwigeze mukoresha kuri iyo mpanuka nyuma y'imyaka 10 ibaye, kandi ubundi anketi zigomba gukorwa. Nagira ngo mubwire niba mutaramenye ko zakoreshejwe, icyo ni icyaha cyanyu cy'abajournaliste badashakisha. Nagira ngo mubwire ko nigeze kuba minisitiri wa transport na communication ushinzwe gutwara abantu n'ibintu n'itumanaho muri 1996. Nandikiye umuryango w'isi yose ushinzwe indege za gisivili, ibyo bita ICAO cyangwa se International Civil Aviation Organization. Nyandikira nibwira ko iyo ndege yarashwe yari indege ya gisivile, basaba ko bagira ankete bakatubwira uburyo yarashwe cyangwa se uko byagenze, kuko no kuraswa ni amagambo batubwira ko ntitwari duhari ngo tumenye ko yarashwe. Icyo gihe umugabo witwa Barigawa, ndanakubwira amazina, wari ushinzwe office ya ICAO ishinzwe Afurika Nairobi, yaranaje ndamujyana aho indege yaguye, afata amafoto aryoherereza office ya ICAO Montreal. Gusa yaje kugera ahambwira ko Secretary General wa ICAO wari umufaransa icyo gihe yaje kumubwira rwose ko hari za presiyo cyangwa se abantu baturuka mu bihugu by'iwabo bamubuza gukora ankete kuri iyo ndege. Ariko tuko tutashatse gukora ankete, ariko ibyo twari dushoboye ni ibyo ngibyo, kuko gukora ankete ku bintu by'indege bikenera expertise twari dufite. Ikindi nakubwira ni uko mu bantu bapfuye muri icyo gihe, Habyarimana cyangwa se n'abari bari mu ndege uko ari 9 cyangwa 10, ni 10 mu bantu miliyoni. Kuba yenda nta ankete yabo yari yarangira, kuko n'abandi byarangiye, noneho ngo baba aribo bonyine basigaye inyuma, uburyo umuntu yavuga ngo nibo bonyine twarangaranye. Hari abandi benshi baguye muri jenoside tutari twashobora gukorera ankete, ariko tubwiye ibyo twakoze ibyo ngibyo ushatse wabita.